umuturage ashobora gupfa bakamushyingura ariko niko twigeze tugira ahantu umuntu yicwa n'inzara mu Bugesera urabyibuka wowe urabyibuka umuntu agapfa bakamushyingura kubera inzara urabyibuka noneho dufite abaturage yicwa n'inzara bakamushyingura nkakubona uzamuye Kibagabaga uwo muyobozi aba ari Kiryabarezi ushatse wanafata mikoro ukamuha bene wabo ukamutuka kuri nyina kubera ko nawe si umuyobozi mwiza ariko mwamaze kuzamuka umunyarwanda wanyu mubayeho nabi arya ibingana n'ibyo uri muri gereza rya kandi akoze cyane yarenga urwo rwego akarya na pizza aho ngaho abayobozi nibashaka bakiresha abayobozi nibashaka bagira mactros sha dore ko n'igihe ubabeshyira hari usanga umuntu ari generali afite abagenti 100 bose yahaye igishoro kwa muntu we buri mwagenti amukuyo senkani mu kwezi ko ari 100 senkani gukubisha na 5 miliyoni 5 none se miliyoni 5 za buri kwezi mu myaka 5 sindumva azashyira mactros mu muhanda rimwe na rimwe n'igihe tubarakarira kandi bayakoreye icyo gihugu gikavaringa ko nta numwe bazimura nta numwe bazashushubikana ariko umubare munini ari umubare w'abantu M23 irwanira bapfa barengana bazira uko basa nese M23 irwanira abanyekongo bose ntabwo irwanira umwe ngisiga undi none kuki bakora igihugu ise bagiye bakarwana bagafata Kongo yose gufata Kongo yose si ngombwa kandi umbwiye ngo Kongo yose harimo nibibazo baraburanira none se bafashe Nord Kivu na Sud Kivu akayibigira igihugu ko ubwaho hari turwana inshuro zingahe n'u Burundi bateranyije kabiri kariho bakazanamo babakongomani hose bakabazanamo niho abarengana cyane bari uwakinsha sararengana nuko ubuyobozi ari bubi ararengana nuko ubuyobozi utazi ko abayobozi bari batazi kuyobora ngo babiterambere kandi iterambere risarangamo nakubwiye bibiri kandi agomba kubiga bitatu abayobozi bagomba gukora iterambere rikazamuka cyo ni cyambere ngo umuyobozi udashobora kuzamura GDP y'igihugu no kumukura ku buyobozi ni ngombwa ariko bwamara no kuzamuka bugasaranganywa niyo bitaba ku buryo bungana ariko bukagera kuri buri wese akabona icyo Koni Masiro ivuga ngo kibanze cyitwa ngo Museveni igeze ubango ngo umuntu watubwiye ngo aduhe imyenda ngo imyenda nyine uniform ngo turamubwira ngo turi kuri struggle yo kubora igihugu ngo icyo dukeneye n'imbunda n'amasasu kuko umuntu wambaye ubusa with the buttocks out ngo ufite utubuno hanze twigaragaza yakurasa ugapfa kandi agafata igihugu ati kandi umuntu wambaye ubusa banateye ubwoba ati niyo mpamvu basanga ku rugamba hari abantu benshi babaga bagenda utubuno turi hanze with the buttocks out there yaza kugira ahantu agira agasanga imyenda agahita ayambara ariko ubundi we yararimo akubita arwana bambaye ubusa oya yambaye imyenda ariko ituma akabuno kajya hanze none se nabona imyenda yacitse ku kibuno kandi ukabona ngo ari kugenda mu nkambi ntacyo bimutwaye kuko wazi ngo afani natubwira ngo dufata agasozi mu bantu barasa isasu ukaryumva ndimo byo kuvuga ngo tuno turi hanze it's not a priority niho ngo priority nuko wariye gisubire hariya mu burasirazuba ikibazo cyaho icya gatatu ni ubumwe bw'abanyagihugu niyo mpamvu ndi kubwira bino bintu biganisha muri Kongo nimba bashobora kuzamura ubukungu bw'igihugu bakabusaranganya bakagera kuri munyagihugu gatatu bakubaka ubumwe bw'abanyagihugu nicyo kintu cyananiye ubuyobozi bwa Kongo ariko bageze ku banyamurenge n'abarwandofone n'abatutsi bo muri Kongo noneho byo biba bibi cyane kuko no gupfa barapfa nuwango kuba hatari ubumwe bw'abanyagihugu ni kimwe ariko no kuba leta ishyira imbaraga mu kuba abafurero ababemba bakini hagati yabo bicana aribo babahaye izo ntwaro aribo bakora divide and rule divize pour régner ibyo ni ibintu biri inacceptable umuntu bimwemerera gufata imbunda akaguhigika akakwigizayo icyo gihugu akagiha ibyo wananiwe kugiha kandi icyo gihugu mukaba baturanyi ariko ntimuzongere mbese mu yandi magambo Nord Kivu na Sud Kivu kubiyoborera Kinshasa ntibishoboka yego reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro by'Umurwa Live TV aho muri hose reka tubifurize kumererwa neza tubahaye ikaze rero mu kiganiro nitwa Karabukimana ima kamera turi kumwe na Jafeti nkuko mubibona rero imbere yanyu twabatumiriye umutumirwa udasanzwe ariko muramuzi ni icyamamare mu muhanga mu basesenguzi mu bya politike akaba mu apotre ariko nanone azatubwira igihe harya apotre mutaba apotre hejuru ya apotre haba iri heranga ntago ari cyo cy'amaranga
kuba apotre no kuba pasteur no kuba profete bigereranye nko kuvuga ngo umwe ni polisi undi akaba umusirikare undi akaba special force undi akaba military police ngo ni fonction zitandukanye kuruta kuvuga ngo bino birarutana na bino. Apotre yaba ari mu yihe position ngo inshingano za apotre zitandukanye n'iza pasteur kuruta kuvuga ngo pasteur arusha apotre ni inshingano zigenda zitandukana cyangwa zirutana. Apotre ubundi ni intumwa, buri muntu wese w'intumwa yakwe kwa ari apotre ni intumwa yego, ariko uretse no kuba nyine aba yahuye n'uwamutumye akajya n'icyo amutuma ndagira ngo ubwenge iki ni nk'uko derutse kubona uwitwa Prophet Hubert Angel avuga ati ntago Imana yemera na gatoya yuko umugore ayobora ashinga itorero. Bibiliya ntibyemera, n'Imana ntibyemera. None abantu benshi babimbazaho banabyumva nabo ukuntu nzanze kubibasobanurira. Ndavuga ngo ntago najya mu idini aho inyigisho z'ifatiro foundation urufatiro rw'imyizerere yanyu rwashyizweho n'umugore. Ntago Imana ibyo byemera. Ariko ntago byabuze umugore kuza agashumba. Ikindi buri amatorero atandukana. Hari amatorero yubatse nk'ibimina nayubatse nk'ubwami, cyangwa se amatorero yubatse nka demokarasi nayubatse nk'ubwami. Kera nta mwami w'umugore wabayeho, kandi hari itorero ryubatse nk'ubwami, kandi Imana ntago yakifuza ko iryo torero ryubatse nk'ubwami. Nimvuga ngo itorero ryubatse nk'ubwami murabyumva gutya, aho umuntu urishumbye icyo avuze gifatwa nk'Imana ivuze iri mu ijuru. Tandukanye na ADPR umuyobozi waho hari ibyo agomba gukura ngo mu nama y'abashumba ngo y'abakuru b'indembo ibintu nk'ibyo. Mani magambo hayobora ibitekerezo bihuriweho. Yerusalemu ba Petero bahayobozaga style imeze nka demokarasi, ngo bagiye kuvuga inyama z'intonorano ngo bakora inama. Ariko iyo umuntu ahamagawe muri Zayoni, reka muri kurugero rworoshye, abantu bose muri ADP n'abakozi b'Imana kugera kuri diakoni, ariko muri Zayoni abamukozi w'Imana umwe witwa Gitwaza abandi n'abakozi ba Gitwaza, niko birivuga. Ni wango abakozi b'Imana apotre abakozi ba Gitwaza nagari technicom. Reka nkoresha ngo technicom, reka mbigusobanure. Bibiliya iravuga ngo Yesu barahembwa. Reka mbwire Yosuwa umugaragu wa Mose, nta na hamwe Bibiliya yigeze yita Yosuwa umukozi w'Imana kugeza Mose apfuye. None Yosuwa nawe akaba umwami muri ubwo bwami bwo kuyobora Abisirayeli. Ariko muri bwa bwami Yosuwa atarahava, Mose atarahava, Yosuwa ba Miriyamu na Baroni bose bitwaga abagaragu ba Mose. Bivuze iki? Bivuze ngo muri style yubatse gutyo ntago Imana yakemera ko ahedinga umugore. Muri ADPR n'abagaragu ba ukuntu Paulo yabivuze. Bantuza Paulo yabivuze ngo kuko Imana itemera yuko umugore ategeka umugabo cyangwa se akamwigisha. Akaba ari nayo mpamvu muri iyi si byakugora kubona umwigisha w'umugore. A teacher biragorana. Simvuze ko bitabaho ariko biragorana. Ariko kuki binimbize nsenze kwa ngo rimwe na rimwe bivuga ngo apotre ngo ntuza ngo ejo apotre abayinde. Oya, ahubwo wenda wareba ngo apotre afite izihe nshingano. Ese ubundi abantu bitwa apotre bose mu Rwanda izo nshingano baranazikora se ubundi? Ese ntibakora nk'ibyo pasteur akora kandi bo bitwa ba apotre? Aho ngaho bigahita bitangira kutubaza gutuma twibaza ngo kubera iki iyo nyita ariyo wahisemo. Rero nimba utanasobanukiwe inshingano za apotre, ukaba usobanukiwe za pasteur, ukaba ushaka no kuba pasteur, kuki utitwa na pasteur? Cyangwa se ubundi izo nyito twazazi ko twamutabaza kabara muri se, gusa twagera mu nshingano wese agakora inshingano ye kandi akayikora neza, kandi izo nshingano zikuzuzanya. Rero ngiye mbona inshingano zuzuzanya. Abakozi b'Imana bose n'abakozi b'Imana, nabiriya narimvuze ngo abo muri Zayoni n'abakozi ba Gitwaza, ariko n'abakozi b'Imana. Ariko iyo tubivuga ngo n'abakozi ba Gitwaza ni ukugira ngo bumve inshingano zabo mu buryo bagomba kwitwararika ku butware na autorite zihari. Nko kuvuga ngo sindabikubwira gute, rimwe na rimwe kudasobanukirwa ibintu bituma tubikoramo amakosa. Ngo hejuru ya apotre abayonde, hejuru ya apotre ab'Imana, hejuru ya pasteur ab'Imana, hejuru ya profete ab'Imana. Ariko buri wese afite inshingano, nuko izo nshingano zihererekanya, nuko izo nshingano zikorana. Yego. Apotre, ikaze rero mu kiganiro, kandi n'abadukurikiye mwese mwumvemo ikaze, muze no gutanga ibitekerezo byanyu kugira ngo ikiganiro dusangire ibitekerezo.
tugiye rero gukora ikiganiro kidasanzwe, ndagira ngo mbasabe mu gisharinge kandi munagikunde cyane, kuko ibintu ngiye kubaza Apotre Mutabazi ndabizi neza ko abifitiye ibisubizo kandi byiza. Icyo ngiye nyongeraho. Hari umuntu ushobora kubaza ikintu ariko ubizi ko afite ibisubizo ariko bigobetse. Ariko wowe nanone kuba nkubwiye ngo kandi byiza, si uko uri umuntu upfa gusubiza, ahubwo usubiza ibintu uko biri kandi ubona ko yeze mbwe abantu abakene batekereza cyane cyane, ariko baranakora cyane. Ahubwo abakire batekereza neza. Abakene batekereza cyane, abakire bagatekereza gahoro ariko bagatekereza cyane, nako bagatekereza neza cyane. Abakire yego, abakene batekereza ibintu bivangavanze, batekereza nabi ariko bagatekereza cyane. Yego, n'abakire bagatekereza neza ariko bagatekereza buhoro. Mutaba, amafaranga wari ufite nubwo abantu bavuga ngo ibike amafaranga yaragarutse, ushingiye ku tuziranye mu gihe dutangiye gukorana ibiganiro umaje guhindura imodoka turi kumwe kabiri. Zose zishaje ariko zishaje, wenda nko mu kwa 12 nshaka kugira imodoka nshyashya, cyangwa se mu gihe kizaza, wenda ntago umwaka 2026 warangira nafite etage, ariko ibyo ni ibizaza. Kandi iyo byaturiye mu kirere nk'icyo ngicyo cyo kwizera, abakurikiye ivuga ngo watch and see, reka tubihanga amaso tubirebe. Kandi ikindi burya nukora ibintu byiza ku banyarwanda, nukora ibintu bifitiye umumaro societe ndetse n'ubwami bw'Imana, hari akarimbo tukunda kuririmba ngo ahemba neza ntiyambura we. Yego yego, cyane cyane ariko iyo nafite ibitekerezo byagutse, kuko naje gusanga abantu b'abarokore ntabwo baba bazi icyo bakora kugira ngo babeho bafite ubutunzi, babeho bafite iterambere. Kandi birwa na Bibiliya mu rusengero buri ku cyumweru baravuga bagasaraza mikoro. Kandi gisekeje bajya gusenga bagasengera iryo terambere, kandi amahame n'amabanga n'ubwenge bw'iryo terambere burahari, ariko bakayaca ku ruhande umusubirizo. Ariko ibyinshi nyine nuko nta bo kwigisha babahari. Ruba rero ngo nateye imbere, nateye imbere ko sindaho natangiriye, ariko nanone ntago ndashyikiraho aho ushaka. Ntago ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Nshaka kugira iterambere ryatuma nkora ibindi ku mutima as a vision. Nshaka kugira iryo terambere rituma nshobora gufasha abandi. Aho rero ntiharagerwa kandi hazagerwa. Habaho gukora cyane cyangwa se no gukora neza, to work hard and to work smartly. Smart kugira ngo umuntu abigereho, gukora cyane no gukora ukeye, gukora mu buryo bunoze, gukora uburyo busobanutse, gukora uburyo buri mu bwenge. Icyo cyo umuntu aragiteganya, kandi iryo terambere mbona nanone ndari kwifuriza. Amen. Kugira ngo mve ku cyo narindiho njye ku kindi, nawe ujye ku cyo narindiho nimba warundi inyuma, nkuko ibirenge bijya kujya imbere. Imana ibikora. N'abadukurikiye kandi namwe mbifurije gutera imbere. Ibintu bitanu ukora nabyanditse ndabyibuka neza, ariko ni ibintu bigize. Donc kugira ngo utere imbere neza ugomba kugira imiruho, ugomba kukubitika, icyo mwita gasabone ngo n'agashuri k'Imana, ariko warangiza ya miruho ukayiteranyaho imirimo. Abarokore benshi barakena kubera ko bagira imiruho iri ukwayo, icyo bita ubutayu, bakagiramo ubujajwa bwinshi muri ubwo butayu, ariko muri bwa butayu bakagenda bangirika mu mutwe. Bava mu butayu ubwo barahahamutse, cyangwa se baragize amatroma, cyangwa se barabaye barangiritse mu bwonko, reka mbyite gutyo. Ariko ugomba kujya mu butayu, muri bwa butayu kagwiziriza imbaraga z'umutima, character n'ubwenge, warangiza ukagwiza n'imirimo. Ibyo bintu umuntu uzabikora mu mubabaro. Paulo yageze Dawidi, Zaburi 19:171 yaravuze ngo, muri 34 yaravuze ngo ntarababazwa narayobagurikaga, ngo ariko ubu nitondera amategeko wandikishije. 71 aravuga ngo umubabaro wanjye wangiriye umumaro, ngo kugira ngo nige kwitondera amategeko yawe. There is purpose in your pain. Abantu bajya kunda kumbeshyira ngo ndi umunyabwenge. Nanditse igitabo ku bya Kongo cyitwa Tshisekedi face à une équation géopolitique à 3 inconnus. Gitaba abantu b'abahanga mu bishatse gusobanura iki? Muri Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga mu bihugu i Burundi, mu Rwanda no muri Kongo bari kugura nk'abagura amasuka. Icyo gitabo bwa mbere nanditse mu France, Tshisekedi face à une équation géopolitique à 3 inconnus. Niyo ngo cyetse umuntu agiye mu ishuri akamenya icyo bita equation à 3 inconnus, cyangwa se equation with 3 variables. Niyo ngo ikibazo cyo muri Kongo
niyo naba mbyutse ndi kwayura naraye ntariye nagikemura mu masegonda make cyane gusa ubona abantu bagidoha n'abajya Washington nimba ari byandi byakabigira kabizi karyo ubugari karitse imboga ubona bameze nka kiwe naguhenze bwenge kiwe naguhonze bwenge naguhenze ubona bari gukora ibintu bigaragara ko ntaho bizabageza bagasinya amasezerano bigaragara ko batazayashyira mu bikorwa none natwe twaya turiwe dusesengura kisema we kudushakira views dusesengura ngumva ngamahoro none harabonetse uzabantu bagiye Washington ngo noneho ngo Washington abifashe mu maboko ngo birarangiye. First of all M23 yababwira ibyirwanira yarabivuze ni biki yavuze yuko irwanira abaturage bayo barimo kurengana bazira uko bavuze none se nagifite impunzi zimaze imyaka 32 nge 98 n'inuranye n'umukobwa witwa Nyabamina Nyafaranga njya kubatereta nigasiziye mu primaire batari 5e Nyabamina Nyafaranga se nago barabo mu bijombo cyangwa se iyo ngiyo za minembwe none se umuntu amara gute imyaka 27 cyangwa se 28 hafi 30 ari mu buhungiro iwabo yanagenza amaguru akageza iminsi 3 yagezeyo ariko atagiye kubera iki ubuyobozi bubi bivuze ngo M23 yajije gucamo igihugu kabiri igice kituyeho bene wabo bakakiyoborera ibyo rero kuba badashaka kuba abanyakuri ngo babishyire ku meza biganireho banakora referendum abaturage batore ayo mahitamo iki reka ngaruke kuri icyo gitabo nubango iyo tuvuze equation à trois inconnues nubango ni equation baguhaye irimo x y na z x y and z hakabamo n'ikintu bita constant ikora equilibrium of the function cyangwa se ikora equilibrium function ariyo twita c nubango hari muri Congo x na yise mesure défensive z'u Rwanda ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda aho ngaho ni nta mikino high voltage ukozera kwanira ukubita nta mikino kandi niyo mpamvu turi proud y'igihugu cyacu none hari y ni revolution M23 wimbwira ngo n'abateroriste wimbwira ngo bakorana n'u Rwanda wowe uri gushaka kunyereka yuko wagiye kuyobora igihugu Tereze Kayikwamba niwe nasanze ari mu bintu byo idea ngo bavuze yuko twite uraza ngo ujya kurega abantu gusa navuga ko wapfuye uri ku rwego rw'umwanya wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuko baba bavuze ko twite ukaza kurega abantu Ndungire nibavuze ko ngo yafashe akamineri mu minsi yashize nta n'ibyumweru nta n'ukwezi kuragera none se yigeze arega nde Minister Ndungire babimuvuzeho deja abana bikoresha antete za Minafete niyo yaje avuga ngo iki kintu ni fake news ariko badakoresha antete za Minafete babikwirakwiza Ndungire kwikomereza akazi ke wabivuze ko yabikoze uwabikoze arafungwa ntafunze vuguze ibyo bintu byawe nibiki Perezida bakavuga ngo yagize atya yabaye atya ibyo bizizi ibintu bari bakubahoramo Museveni bamaze imisavuga ko yapfuye bamaze imisavuga ngo ararwaye n'ibintu so twigaruke ariko ibyo kubujya kuregana ngo bavuze yuko twite kandi se inda yavuze ko twite umara amezi 9 utabyaye ngo bazahimba ikindi cyuma ko wayikuyemo bacuruze ariko uko niko ku umuntu ukomeye iyo abantu bakoze ikinyuma bacuruza bareka bagacuruza bakomeza akazi kabo babimuhimbiye gutyo wenda nyine bashaka kuvuga ko inda yitewe na Kisekedi urumva nyine atari ukumurangiza cyangwa se yitewe n'undi muntu uriya kugera kuri level ujya kurega abantu ujya no kwisobanura muri politike urabanza gukora umare wawe neza reka wombe masimbutse ariko reka nkwereke iki ngiki ntago uvanga ko u Rwanda rukorana na M23 ngo nkubare nk'umuhanga ntacyo bigufasha ndago urugero Ukraine ntage ifata Amerika ifasha kugira ngo irwane n'Uburusi kono no bose babikora kurekara bayizanira ibisasu banavuza ubwoko bwabyo bakabizana mu mamodoka babizanye muri Ukraine ariko ikibazo ujye ubona Putin ashyira imbaraga mu kuvuga ngo Ukraine ifashwa na Amerika na NATO nabyejye bivuga ariko ntaga bishyiramo imbaraga mu buryo adiringa n'uburyo ikibazo cyakemuka waravuga ati aka gace ntimuzongera kubona Crimea ntimuzongera kubona Donbass bakoze referendum ntimuzongera kuyibona kabiri nimba Zelensky twajya mu mishyikirano ukabisinyira donc ibyo ngusaba mu mishyikirano ukabimpa sinkeneye kwirwa mvuga ngo Amerika iragufasha nta utabizi gufasha nabakubitanye ibafashije nabazingazinze mwese na NATO ndakobetere cyarimwe igisigaye rero ntago ari ngombwa kwirwa karakafasha nuza
njyewe n'igihe njya mvuga ngo ni u Rwanda rwarufashe M23 kuko icya mbere umuntu wazonze wahangamye M23 wanateye ibibazo byatumye bafatira intwara erega bari bo ngo M23 barapfa nese utekeye ko barwana badapfa bafite ukuntu bari kuraswa amajeri suko yije cyangwa drone CH4 biraza nyine bikarangira he ariko nanone bazi icyo barwanira cya kabiri ngombwa nuko bari bakigeraho ariko none ikibazo nese ubuzima bwabo barabuhaze ku buryo babasigaye M23 batanapfa amakari karapfuye that's a fact noneho nkavuga rero biramba M23 ikorora byemeye wivuga ngo abantu ngo barafashwa nande jya ku kibazo muzi wibaze ngo ubundi aba bantu barinda kujya kuriska ubuzima bwabo no gupfa barapfira iki kuki icyo kintu utagikemuye kandi ari wowe wahawe kuyobora igihugu nigarukiye rero revolution M23 iyo ugise gutyo nibwo buyise neza kuko revolution yabo bayitewe na FDLR n'u Rwanda mesure defensive ruyishyira kubera FDLR kuko rero bahuje umwanzi kuza kundegera ngo bari gufatanya uri kunyereka yuko udakuze mu mutwe mu buryo bwa politike na geopolitike wenyereka yuko uzi ikibazo usobanukiwe n'umubare wagikemura Z nakavuyo n'akavagari n'agasitwe kaba Kinshasa no mu banyapolitike ba Congo donc désordre de formation politique à Kinshasa yo ni Z C ariyo constante ni amabuye n'abampatsi bihugu rero nje mbashaka kureba nimba ibi bintu uri gukora ibiganiro muri gukora amasezerano ariko abibona mu mboni nzima nko kuvuga iki abantu bazi uko equation ya fonction a 3 inconnue cyangwa se equation a 3 inconnue bayisolvinga icyambere bagwa functions eshatu zire equilibre niyo condition ya mbere x plus y plus z yase moins z égale 8 n'urugero bakongera kaguhindi 2x plus 4y bakagwa fonction eshatu ikintu cyambere ukora urabanza ugafata fonction ya mbere n'iya kabiri ukaziteranya ariko mu buryo variable imwe irahita itakara tuvuge nimba navuze ngo 2x plus y n'ahandi nkavuga ngo 2x plus y moins y x plus y na moins y ndabiteranya izi fonction bitume y na y byicana bivuye muri equation sigarane variable ebyiri bivuze iki biravuze ngo ari muri Congo fata variable ya x u Rwanda cyangwa se ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda uteranyeho variable yitwa y 23 bigire iyo ikintu byanira nurangiza ushake valeur nko kuvuga iki uvuga ngo fata FDLR yose n'abanyarwanda bose bagiye Kongo 94 ntibagaruke ubanze bakore ku butaka bwa Kongo impande zose Togo Nyasimbe ya Dema Doha Washington Masad Bulos bose nibashyira imbaraga mu gucyura umunyarwanda wese uri ku butaka bwa Kongo ufite ingengabitekerezo itiyumvamo abantu babohoye igihugu akumva ko ngo hari ngo badakwiye kukibamo kuko nta kindi cyatumye ujya Kongo 94 nimba utarakoze jenoside ngo urgunga ibyaha byawe ukanga kugaruka muri ayo mashyamba ya Kongo ntateye imbere nk'Ikigali ntumbeshye amasambu yawe yose ntawe yahinze nimba nta jenoside wakoze kuki wagumye muri ayo mashyamba ufite urwango rugeze ku rwego rutuma urara rwa ntambi abo bantu bose bafite urwo rwango barazwa rwa ntambi bazane kuri petite barrière na grande barrière usubira muri Kongo wese asubizwe nuko yahawe akajeto na migration y'u Rwanda noneho n'umwe FDLR wese do A a Z Tshisekedi rero aragenda akabivanga bamubwira gutanga FDLR ati ndabateka imitwe mvuga yuko FDLR yarishatse kugigoma kwishyira MONUSCO ngo RDF kayitangira kandi bakumva ko ibyo bene gukora biri mu bwenge ngo bwahatari nubango muri cya kibazo kiri mu Kongo kiroroshye cyagiye sege barasaga ibisasi Rubavu bari batashye se
bumvaga ngo batashye n'igoma bari bashyize intwaro ngo zituma baza gufata urugwiro, none ugasanga abantu bari mu kibazo ntibashaka gufesinga Tshisekedi ngo bambwire ngo wowe urafashe FDLR gushaka ubutegetsi mu Rwanda no kongera gukora genocide no kongera kubiba urwango. Abo bantu ucumbikiye boss wabaciye mu Rwanda kariho iwabo, none ushaka kuza guhakaza guhaha ariko ari immigration yamuhaye ibyangombwa byose. Bivuze mu Rwanda hari ikintu bakundira, hari ikintu nkundira mu Rwanda, hari level y'u Rwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda icyo bukundira, hari urwego rw'urwango bufite. Washaka passport ariko ntibikunde, nuvuga ngo urwo rwango turagushaka kuba urufite ariko hafi tugucungira hafi, kuko ni natwe dufite ibitaro bivura urwo rwango. Numuntu usohokana ukajya muri FDLR uzagarukana amabombe, ariko ibyiza reka tukipinge hiya. Uko umuntu arimo yitatsatatsa ngo nge banyimye passport kama musozi, none se wowe kuki wigize akarakajyaye n'ishyano wowe urashaka kuzatuzanira ishyano? Nuko rero tugushyire hano tugukurikirana, uri hano uri umurwayi n'ibikabye cyane, tukabona no mu gihe tugukurikirana urashaka ku iyo umusazi ari gusara atera abantu ibyuma baramuzirika baramukambira. None si ibyo urabihuza gute na M23 mu Rwanda? Ikintu u Rwanda ubwo ntihari abari bukumve ngo ibiganiro byose biri hariya i Doha na Washington bakora ikintu kimwe. Icyo u Rwanda rusaba bakiruhe nimba ibyo u Rwanda rwasabye rutabeshyeyemo rutahishe ukuri kukuri kwabo. Ariko ntekereza ko u Rwanda rutajya ruhisha ukuri kukuri, abantu bahisha ukuri kukuri ne M23 uko nta nubwo bakuvuga. Hari igihe bavuga ati nitukuvuga bakadusimbukana se, ariko ni inshingano y'umuhuza, ni inshingano ya Tshisekedi kureba ikiri mu mitima y'aba bahungu, cyane ko utambwira ko bano bahungu batakikubwiye, bakaba nta nundi bakikubwiye wakikubwiye, bakaba batakibwiye Museveni, bakaba batakibwiye n'u Rwanda. Shakira aho ngaho umenye ukuri kw'icyakemura ikibazo bafite, ureke kwigeza nkana nko kuvuga ikirere n'u Rwanda nayo mu 23 u Rwanda kuko nzi ko ibyo bibazo u Rwanda wirwanya u Rwanda muri kwasi hari mu karere wirwana narwo, ntago aricyo gisubizo, nta nubwo watsinda iyo ntambara. Kabiri, baha icyo bashaka, give them what they want. Ugiye kuri M23, give them what they want through a referendum election. Wishaka kubikoresha umututu barakurusha kurwana, wishaka kubikoresha amayeri barayakurusha, wishaka kubikoresha kubakanga ntibakangika. Icyaba cyiza rero wowe, icyiza kinari nuko ari abanyakuri, give them what they want. None ikindi kibazo ikosa Masad Bolos akora, wishaka gukemura ikibazo cya wishaka gushaka valere ya Y turabona ya Z, wishaka gukemura ikibazo cya revolution M23, kuko ubundi ikibazo cya M23 cyakemuka mu buryo bubiri bwonyine butagira ubwa gatatu. Bakorera intara yigenga nkuko Catalonia yigenga cyangwa Taiwan, iba ifite ukuntu yiyobora kandi yigenga, ifite n'uburyo ifitanye imikoraniro n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Kabiri, nuko bakora igihugu kigenga kiyobowe, gifite idarapo, gifite umwanya muri UN, ariko kugira ngo umenye kimwe muri bibiri gishoboka cyangwa se cyatanga ibisubizo birambye, nuko wabanza ukabona valere ya Z yitwa iki. Banza ukemura ikibazo cya Kabila, Joseph Kabila Kabange, ukemura ikibazo cye na Tshisekedi Felix yashyizeho ikirombo, ukemura ikibazo cyabo na Martin Fayulu, ukemura ikibazo cyabo na Moise Katumbi, ukemura ikibazo cyabo na Matata Ponyo. Donc formation politique z'ibihanyazwa nizibanze zikore dialogue intercongolais, bakore unité nationale, barangize bakore vision nationale. Kongo no kwita igihugu n'ukubura kugira ni igihuru. Donc igihugu cyitwa igihugu ko gifite vision nationale. Je kirumvikanye kandi iyo vision nationale ikaba iri mu nyungu z'abaturage bose, nta numwe ubuze. Mperutse gukora statement mbwira abantu babwira ngo hari amareta n'ubuyobozi bumwe na bumwe muri Afrika budakora politike, bukora ubutubuzi, ni ibiryabareze. Urugero, iyo ubuyobozi bw'igihugu budashyize imbere, budaharaniye ngo butsimbataze kandi bubigereho ibi bintu bitatu: kuzamura ubukungu bw'igihugu, icyo ni icya mbere;
icya kabiri gusaranganya ubwo bukungu bw'igihugu mu baturagihugu bose nta n'umwe ubuzemo. Wiza kumbeshya ngo mwe mukora cyane tugakora gahoro, niyo mpamvu mukize twe tudakize. Gabanya ubutekamutwe, igihugu ni cyacu twese. Otherwise kandi nubikora wishaka kumbwira ngo ningushyigikire, naho ngushyigikira uri umutubuzi, uri umutekamutwe, uri kiryabarezi wowe, ntabwo uri umuyobozi. Wenda dushobora kutagira amafaranga angana, ariko nimba bawe biga banjye baragiye wishaka kunkanga wowe uri kiryabarezi wowe. Noneho rero ubu wenda bamwe bashaka kugira byinshi, yewe hashobora kuboneka umuntu urya rimwe ku munsi, ariko nubona igihugu kirimo abantu bafite imitungo babuze nabo bayishyira, ukabonamo n'undi muntu uteka rimwe mu minsi 3. Simvuze uteka rimwe ku munsi, ibyo birashoboka, biranoroshye. Reka nkwe nk'urugero, gereza yo mu Rwanda bakubwiye ukuntu babaho mu mibereho y'imirire, ngo babona agakombe kamwe k'impungure, iyo yose information y'ibanga sibyo, ku munsi ngo bakabona buriya agakombe k'impungure nta nubwo ariko bahaye agaciro cyane cyane ngo ikibabeshaho na agakombe k'igikoma. Igikoma kiba kibafatira runini kurenza izo mpungure, ahubwo wabura impungure ariko agakoma ukakayongobeza. Noneho rero ngakoma bakabona saa 11, izo information ndumva zitari ibanga. Ariko u Rwanda twari dufite ubwo bushobozi rwose pe, twajya tubahana pizza n'inkoko, ariko turabufite se gusa ahubwo benshi baharanira gufunga. Umuntu ubayeho akoresha agakombe n'izo mpungure byakorewe inyigo, bigaragara yuko ntiyaba asohoka kiri muzima, kiri mutaraga, kubera kigori. Buri kikwica muri gereza no gutekereza nabi, no kwijyana mu butinganyi, no kwishora mu bintu by'amaguru ci n'ibiki n'ibiki. Ariko kunywa kariya gakoma na turiya duhungure ntacyo, wenda wananuka ugasohoka urubavu ari ruto, ariko n'ubundi n'ibindi bibazo bigutera nyine kuhangayika ukananuka, n'ibindi si imirire. Ariko n'urugero dukeneye ko buri munyarwanda wese abona ibyo umuntu wo muri gereza abona, niyo yaba adakora, niyo yaba ari injiji, niyo yaba ari umuswa, niyo yaba ari iki. That's politics. Uri umuyobozi mwiza. Abanyarwanda bose ntazajye kuntu kwecya ngo ntagarye. Urugero uzavuga ngo ntago uryo zahita umukubita urushye, nese umwuko urwo rusaku ufite uvuga nk'isandi utarya, twagusanga wagandaye ku muhanda. Ndabyumva umva icyo nshaka kubwira, umubare munini w'abanyarwanda ni ibintu bitatu, ariko se ni bose ntibazakubeshya, ubwire Mutabazi, ni bose Apotre ntibazagushuke, ni bose baratamira, baraza kukwandikira, baratamira. Wandika none afite bando ndamufasha, baratamira. Abanyarwanda umubare munini Mutabazi nayivuza gutya, umubare munini bararya. Ariko nanone nuza kuvuga ko ngo ntawe urara, yumva neza. Nangize kuba mu ndimi, ubundi mvuze politike neza mvuga mu ndimi. Umva gusobanura neza. 9, 8 umuntu wibuka ko u Rwanda rwari ruhagaze, umuntu wibuka uko twa duhagaze impande zose, anibuke ko abarwanaga intambara yo muri Kongo batahembwaga, bahembwaga kawunga n'ibishyimbo na rantiye n'ibigori. N'abadepite icyo gihe ntabwo bahembwaga, bahabwaga ibigori. U Rwanda ntabwo rwari rwakiyubatse ku rwego turiho. Icyo gihe iyo umuturage burara 3 yagombaga kwihangana akamirirana, kuko nta n'umuyobozi ufite inzu, bari barazibohoje bazibasohoramo, baramirirana, baravuga ngo matunda yiko mbere. Icyambere ni igihugu tuzabigeraho. Umukuru icyo nshaka kubwira, urugero ubukire abantu batuyobora bafite uyu munsi, iyo aba bari bafite 9 n'8, umuntu wese wari kubarwanya no kumushyigikira. Ni gute mwigwiza, ni gute mugira ubwo butunzi bungana, ni gute tujya tubyemera. Umujenerali bafite inzu imeze neza kandi ndanabishyigikiye, kuko twararwubatse, ariko ntago ayifite wenyine. Reka hari ibintu bitabaho. Ikibazo cyo muri Kongo, Tshisekedi na Patrick Moya na Kaitesi Kayikwamba bafite amamiliyari y'amadolari bonyine, mu gihe umuturage ashobora kumara 4 adakoze ku munwa, mu gihe umuturage ashobora gupfa bakamushyingura. Ariko niko twigeze tugira ahantu umuntu yicwa n'inzara mu Bugesera, urabyibuka wowe, urabyibuka umuntu agapfa bakamushyingura kubera inzara, urabyibuka. Noneho dufite abaturage yicwa n'inzara bakamushyingura, kakubona uzamuye Kibagabaga. Uwo muyobozi aba ari ikiryabarezi, ushatse wanafata mikoro ukamuha bene wabo, ukamutuka kuri nyina, kubera ko nawe si umuyobozi mwiza. Ariko mwamaze kuzamuka, umunyarwanda wanyu mubayeho nabi arya ibingana n'ibyo uri muri gereza arya, kandi akoze cyane yarenga urwo rwego akarya na pizza.
aho ngaho abayobozi nibashaka bakiresha, abayobozi nibashaka bagira Mactros sha, dore ko n'igihe ubabeshyera hari usanga umuntu ari generali afite abagenti 100 bose yahaye igishoro. Kwa muntu we buri mwagenti amukuyo senkani mu kwezi ko ari 100, senkani gukubisha na 5 miliyoni 5. None se miliyoni 5 za buri kwezi mu myaka 5 sindumva azashyira Mactros mu muhanda. Rimwe na rimwe arigihe tubarakarira kandi bayakoreye. Twigarukire rero. None se reka dusubire hano mu burasirazuba bwa Kongo. Waruvuze ngo Kongo ngibyiza. Ese nimbaze ibibazo byakuzanye. Ubone nakujyanye mu bitabo cyanjye kandi atari ngombwa. Reka dukomeze kuri kandi abantu mu kigure. Ho gatoye kirahagana ngire. Kirahagana. Icyo gitabo urampamagara nka kiguha. Tanga nimero. Yuzi gusoma igifaransa ariko. 0788 ibihumbi 5 ngwereza igitabo. Ukigurira abantu 10 ngukorere discount cyangwa n'ibindi. Ushaka no ko nkigu udafite 5 ufite makeya ninge wakiyandikiye umamagare tubirebe neza nkiguye. Ubu mwandi magambo mwese muvuze ngo ntayo mfite mutaba ariko ndaguye igihumbi nicyo mfitemo ariko mukamamagara muri abantu 10,000. Uzi icyo bisobanuye? Nahita mbona miliyoni 10. Miliyoni 10 se urumva jewe naba natabonye injyawuro cyangwa igishoro so byabimeze neza ntacyo bitwara. Twigarukire waruvuze ngo icyo gitabo kuntu wanditse ngo wagaragazaga yuko ngo Kongo ngo ibyiza ngo hariya mu burasirazuba ngo ari uko ngo bakora igihugu ngo cyangwa ngo agace k'intara yigenga cyaranarangiye. Ariko none icyo gihugu ko cyanarangiye kera umaze nkubwire nyine ndabyumva reka tubyumve gutyo. Ariko none tite twibaza banze kugikoresha amatora gikoreshwa n'umututu w'imbundi ubundi kandi ntayo uzagihagarika. Reka mbanze nkubaze icyo gihugu kizaba gituwe nabande? Gituwe n'abasanzwe bagize ubutaka icyo gihugu gikavaringa ko nta numwe bazimura nta numwe bazashushubikana. Ariko umubare munini ari umubare w'abantu M23 irwanira bapfa barengana bazira uko basa. Nese M23 irwanira abanyekongo bose ntabwo irwanira umwe ngisiga undi. None kuki bakora igihugu se bagiye bakarwana bagafata Kongo yose? Gufata Kongo yose si ngombwa. Kandi umbwiye ngo Kongo yose harimo nibibazo baraburanira. None se bafashe Nord Kivu na Sud Kivu akayibigira igihugu ko ubwaho hari turwana inshuro zingahe n'u Burundi bateranyije kabiri kariho bakazanamo babakongomani bose bakabazanamo niho abarengana cyane bari. Uwakinsha sararengana nuko ubuyobozi ari bubi. Ararengana nuko ubuyobozi utazi ko abayobozi bari batazi kuyobora ngo wabiterambere kandi ngo iterambere risarangwa. Nakubwiye bibiri kandi agomba kubwiga bitatu. Abayobozi bagomba gukora iterambere kazamuka, cyo ni cyambere. Ngo umuyobozi udashobora kuzamura GDP y'igihugu no kumukura ku buyobozi ni ngombwa, ariko bwamara no kuzamuka bugasaranganywa niyo bitaba ku buryo bungana ariko bukagera kuri buri wese akabona icyo Koni Masiro ivuga ngo kibanze cyitwa ngo Museveni igeze uvuga ngo hari umuntu watubwiye ngo aduhe imyenda ngo imyenda nyine uniform ngo turamubwira ngo turi kuri struggle yo kubora igihugu ngo icyo dukeneye n'imbunda n'amasasu kuko umuntu wambaye ubusa with the buttocks out ngo ufite utubuno hanze twigaragaza yakurasa ugapfa kandi agafata igihugu. Ati kandi umuntu wambaye usaba nateye ubwoba. Ati niyo mpamvu basanga ku rugamba hari abantu benshi babaga bagenda utubuno turi hanze with the buttocks out there. Yaza kugira ahantu agira agasanga imyenda agahita ayambara ariko ubundi we yararimo akubita. Harwana bambaye usa. Oya. Yambaye imyenda ariko ituma akabuno kajya hanze. None se nabona imyenda yacitse ku kibuno. Kandi ukabona ngari kugenda mu nkambi ntacyo bimutwaye kuko wazi ngo afana natubwira ngo dufata agasozi mu bantu barasi isasu ukaryumva ndimo byo kuvuga ngo tuno turi hanze it's not a priority. Niho ngo priority nuko wariye. Gisubire hariya mu burasirazuba ikibazo cyaho icya gatatu ni ubumwe bw'abanyagihugu. Niyo mpamvu ndi kubwira bino bintu biganisha muri Kongo. Nimba bashaka kuzamura ubukungu bw'igihugu bakabusaranganya bakagera kuri munyagihugu gatatu bakaba ubumwe bw'abanyagihugu. Nicyo kintu cyananiye ubuyobozi bwa Kongo. Ariko bageze ku banyamurenge n'abarwandofone n'abatutsi bo muri Kongo noneho byo biba bibi cyane kuko no gupfa barapfa. Nuwango kuba hatari ubumwe bw'abanyagihugu ni kimwe, ariko no kuba leta ishyira imbaraga mu kuba abafurero ababemba bakini hagati yabo bicana aribo babahaye izo ntwaro aribo bakora divide and rule divize pour régner. Ibyo ni ibintu biri inacceptable. Umuntu bimwemerera gufata imbunda akaguhigika akakwigizayo icyo gihugu akagiha ibyo wananiwe kugiha kandi icyo gihugu mukaba baturanyi ariko ntimuzongere mbese mu yandi magambo Nord Kivu na Sud Kivu
kubiyoborera Kinshasa ntibishoboka, kandi habaye igihe kirekire kigaragaza ko bidashoboka. Nta mpamvu rero gukomeza kubisunikiriza none hari igihe bajya bavuga ngo ariko ngo reka twemeze mu nteko ya Kongo ngo icyitwa Genocost, ngo bivuze iki se? Ngo amaze gupfa miliyoni ngo hagati ya 3 n'10 kandi zishwe n'ingabo z'u Rwanda. Mwaranasaze, n'ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Kongo. Mwaranasaze, niyo mwashaka kubigereka kuri M23 mwaranasaze. Kuvuga iki? Ese ubundi ugiye kumbaza ibibazo mbaza, igihugu gifite ariko ni gute ugiye gitanga raporo ngo ingabo ngo z'u Rwanda ngo nimba kureka Nord Kivu na Sud Kivu bibi igihugu kigenga byatuma muri izo miliyoni 3 cyangwa 10 nta n'abantu 1000 bongera gupfa. Sindi kubona ahubwo ari wowe mugome utuma bapfa. Bari gupfa kubera urugamba, bamwe bari gupfa kubera izo Sukoyi, abandi bagapfa kubera izo CH4, abandi bagapfa kubera ko nyine hari icyo bita dommage collateral. None ikibazo ndi gusigara nibaza, wemeye gutuma abantu miliyoni 3 bapfa ngo kugira ngo harya igihugu kidacikamo kabiri? None si igihugu kibereho ndese kibereho abaturage bacyo? Nimba solution yatuma badapfa ari ukuba igice kimwe cyakigenga, ahubwo niki cyatumye wowe utuma ako gace katigenga? Sindi kumva ari wowe twababara ku mutwe. Ese kuba ukorana na FDLR si wowe twabara ku mutwe? Ese Mutabazi wabanje ukanyumva, igihugu cya Kongo kirimo imitwe irenga 38 na M23 bazazo wateguye ntaza kuyobya. Ndakumva igihugu cya Kongo kirimo imitwe 38 irenga girengo irwanya ubuyobozi bwa Kongo. Na M23 yagera muri 220 twishyire munsi y'ijana. M23 irenga ijana. M23 nayo iri muri abo ngabo. None reka twibaze ngo nibura nisaba ko Mayimayi bwayishobora ko ifite imitwe 38. Mayimayi Mutombo Kibirozo Bishambuke Mayimayi yumva nkubaze. M23 nisaba ko ikora igihugu cyayo. Mayimayi yakutumba ibintu byose. Sibyo? Ni propose ko igihugu cyayo. Nisaba ko ikora igihugu cyayo cyangwa igasaba agace kayo kigenga. Mayimayi nayo igahita itangira gutya. Nabandi bagakora Mayimayi ntago yabishobora. Muri politike ntago icyo usaba, muri politike icyo usaba ni kimwe, muri geopolitike rekavuga nko ijambo muri geopolitike icyo usaba ni kimwe, ariko imbaraga zikiguhesha bigomba guturuka mu mbaraga ufite zikiguhesha. Na M23 nubwo ifite impamvu zo zumvikana, iyi bidashobora gufata agace ngifata kandi ifata ikirombe ifata icya kabiri. Joseph Kabila afite amahirwe menshi ashoboka kugira ngo afate Katanga nayo yigenga. Erega Kongo ikeneye kuvamo nk'ibice bine byibuza bikeye kugira ngo bigende biteze, kugira ngo abantu bararwanya ko Afrika iba African Union, abandi bakajya guka. Ese imipaka abantu barwanaho ninde wayizanye? Imipaka abantu barwanaho yagakwiye kuvamo. Ningi iduhuza n'u Burundi kavamo, iduhuza n'u Uganda kavamo. Igihe itaravamo abarwandofone n'abatutsi bogiye Kongo bajye bapfa nk'impene. Oya, hagakwiye kubaho politiki. Umva nkubwire, hagakwiye kubaho kuvanga ibitekerezo bibiri. Reka mbanze nkubaze. Uri kuvanga ibitekerezo. Reka nanjye nkubaze. Sibyo? Kandi iyo ushaka gukora deba wirinda kuvanga ibitekerezo bitatu icyarimwe kugira ngo kimwe kiryamire ikindi. Reka mbanze nkubaze. U Rwanda rwacu turimo rufite amateka. Inkotanyi zaje zibohora igihugu. Sibyo? Kuki bataje ngo bafate wenda agace ko mu Mutara gusa, bavuge bati natwe tuzabaha abandi nabo bajye hariye? Nuko inkotanyi itari ubwoko bumwe, zari zima amoko yose. None se muri M23 nubwo amoko yo mu Rwanda nge ntago nyemera. Nge ubwoko nemera nuko ndi umukiga ngiye Mutabazi n'umuntu wa Rusizi adavuga ko ari umushi, ubwo n'ubwoko nabwo ndabwemera kuko ubwoko mugoma mufite ubutaka bwanyu. Abakiga tugira ubutaka bwacu. Uvuye Rusizi ukaza Ibyumba kushaka kunyemeza uburyo nawe uri umukiga. No ubutaka bw'abakiga bufite aho buri. Icya kabiri dufite umuco wacu buri abakiga bitubeshye. Usika abakiga basigaye babeshye. Sha mwabaye nyana zimwe kabisa musigaye mubeshye. Ibyo ni by'abanyenduga muzabirekera abanyenduga. Muzabirekera abanyenduga. Ubwoko bugomba kufite ubutaka bwabwo. Nta tutsi randi baho, nta butaka butuwe n'abatutsi mu Rwanda bubaho cyangwa utuwe n'abahutu. Icyo rero ni ikinyoma. None ubwoko bugomba kugira ururimi rwabo. Ururimi rwabo. Buri abakiga nituvuga nk'abashi. Kuko tutavuga nk'abantu bo mu Mutara. Ariko nanone kuri ruhande mwishaka kubyubakiraho ngo ushake kubuza nkawe sinzi aho uvuka. Binyereka ko nubwo nemera ko mvuka mu Rukiga, ariko ntago mbyubatseho ngo nzakugirire nabi, nzakwime
icyo ngomba kuguha nk'imikiganiro nkwange nkurwanye hazemo na byandi byo kwicara so nanivuga ko nyine RPF nubwo harayo moko nge ntemera ziriya zari classe sociale aborozi baba bano abahinzi baba bano zari classe sociale urashaka ko mu nkotanyi harimo abantu bose muri izo classe muri sociale 23 uvuze ko ari bamwe oya ntago mvuze ko ari bamwe ahubwo nshaka ngo uri kumbaza ngo kuki bacimbura hagace nuko ari byo byatuma bagira umutekano bene wabagataha kandi ntibongere kugira indyane zateguwe na leta ngo bamarane reality hamwe si nk'iyahandi muri politike ntago ukora copy paste ntago wigana icyo nshaka kubwira hano ni kivuga ngo bigeze babitekereza niyo mpamvu witwara kuko matugeze tujye imbizi yigeze abanga ariko inkotanyi zafashe ngo byumba umugira gutya mama we aravuga ngo atanze byumba kandi bavuka Rusizi umugira gute nawe ntabyo mvuze niho bitekereje you have a good imagination ntabyo mvuze aratanga byumba mvukamo aratanga urukiga n'urwanyina wabo ngo bafashe byumba inkotanyi zigafata byumba kuri zaje ziri ku murindi ngo n'umutara ngo noneho ngo bagahita ngo bagira ngo igihugu cy'abatutsi ngo bakagitandukanya n'icy'abahutu ngo yari yatekereje ni kuko mu wabivuze imyumvire yiri hasi yari iciriritse none nawe uravuga uti rero none siko nakubwiye ko bino bintu ari bitari n'amoko ni uko banga bakordoniye ubisa abatutsi ngo none se mu 23 irwanira iki ngo abamotari bo irwanira ubwoko ngo bise wenda abahutu nese irwanira abarengana hari yabazi numara kugira igihugu cya bano na bano mu kanya ko twabonye ko byari imyuga bamwe barabahinze abandi araborozi urahita uvuga ngo noneho ngo n'abakwaferi ngo mufate ngo gusibyo bibaho hari ibintu ubona ko biciriritse nuko twereka muri Kongo tugaruka muri Kongo tuvaho ngaho mu mateka y'u Rwanda ajya nagora abantu kuyaganiriramo kuko arashaririye ariko noneho muri Kongo nakubwiye ngo Kinshasa yigeze igaragara nk'izigera itanga amahoro ku bantu batuye Nord Kivu na Sud Kivu baticwa abagore badafatwa ku ngufu batabatwika ngo babarye batabarira inka ese ninde ubikora ni FDLR ninde uyishyigikiye Tshisekedi uyu munsi se iri hehe uyu munsi nujya wumva ngo FDLR ngo wazarendo ngo FDLR ni twikira abanyamurenge ku kigero cya 90%. Aba abakongomani bari abantu se bo kwa Tshisekedi nabonye aba wazarendo ninde ukora cannibalism nuwisha abatutsi mu Rwanda kabarya ninde FDLR cannibalism ninde cyo ndacyemera ninde ubatwikira ninde ubasoresha se atari leta ubasoresha utari leta ubasoresha utari leta ni FDLR ninde ubatwikira inka ni leta no ni FDLR ninde ubafatira abagore ku ngufu ni FDLR ubwo wenda nuko iyo muri gusesenga mutajya mubigeramo ukajya kumva ngo umusirikare ngo wari wungirije Masunzu ngo bamushinjije ngo gushaka gufata ku ngufu nimba ari ngari umurete na Colonel w'umugore muri cyo cyaharego abantu bari nasesengure kuki bakimureze nukuvuga ngo hariya muri Kongo harimo ibyaha by'intambara abantu bari gutekereza ngo ko igihugu cyamaze kuvuka ibi byaha bizashinjwa nde irahe cyangwa mu rukiko rumana byaha rizashyirwaho ruhuriro mpuzamahanga none bagwati reka tugerageze kubigirika kuri RDF cyangwa se M23 tunavuga ko bari bavanze na RDF noneho bagahimba ikinyoma noneho ku rundi ruhande tukabona ibyo byaha bari gushaka uwo babitsindira batazira byakozwe n'abantu ba FDLR kuko FDLR tujya tubona batashye mu Rwanda kuvuga ngo twebwe bajyaga bashyiraho oda afana kaduha oda ngo muri bugende musambanya abakobwa munabatera ibisongo mu bitsina noneho babifate nka arme de guerre nkuvuga ngo ubwoba bujye mu baturage bwabwo nimara kuzura abaturage babona uko ngo bamenenganisha M23 barataha iwabo baramenenganishwa nande ngo nabitwaza rende ariko ni ikinyoma wazarendo ntago ifite ubushobozi bwo kurasa kuri M23 ahubwo bafashe FDLR bayibatiza wazalendo cyo nacyemera none ukajya kumva ngo muri mwinga ngo barahanganye ngo urugamba rwabaye imberenge nta mberenge M23 ntago yarwana na FARDC nko kwasi kibono M23 ntago yarwana na wazalendo ni nko kwasi kibono
sinzi nimba bazi no kurasa uretse ko bahoze muri za mayimayi wenda bazi gukora muri Twiga ariko ntago barwana M23 nuvuga ngo abantu bashobora kurwana n'abarundi bura ntago bavana barwana M23 nabo ntago ari kuri level uko bivuze hari abavyubazi b'Urundi barakara wirakara that's your level wibirakariramo none reka nkwereka umuntu warwana M23 n'umwe ni FDLR none si uko mvuze gutyo nuko nkunda FDLR tuvuga ko ndamutse nta nubwo nanga abarundi abandi ndabakunda ahubwo abarundi ndabakunda ahubwo CNDD-FDD ntago tujya imbizi iyobora nabi ariko ubu koko naba nkunze FDLR kurenza uko nkunze abarundi no nko kuvuga iki nko kuvuga ngo FDLR izi gucana umuriro kandi ntajya imbizi nayo nuko nyine izi kuwucana ahubwo none tugashaka igisubizo ariko twavuga ngo kuki muri Kongo bakora ibyo bakora uko babikora Apotre reka dusubikire hano ndabona ikiganiro cyabaye kirekire reka duhindure twite twigira no muri Tanzania abantu baze kudukurikira mu kanya tugiye gukora ikindi kiganiro ariko nacyo kiraba kiryoshye cyane reka tubashimire rero murakoze Imana ibarinde abadukurikiye tuzasubira